Ikaze mu kiganiro Barada Vibes. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu zishobora gutuma umugabo aca inyuma uwo bashakanye. Hari ngo abagabo bagira ikibazo, yagira ikibazo kimukomereye cyane mu buzima akisanga yaciye inyuma uwo bashakanye. Hari igihe rero ngo umugabo agira ibibazo by'amafaranga, by'akazi cyangwa se inshingano zamumanye nyinshi, cyane cyane bya bintu biba bimurenze. Noneho rero akisanga arimo aca inyuma uwo bashakanye. Ahangaha rero biterwa rimwe na rimwe no kuba yenda hari ubwoko bw'imibonano mpuzabitsina adashobora gukora n'umugore we, hari amapozisiyo adashobora gukora, hari ibintu nyine adashobora gusaba umugore we ngo abimwemerere gukora iyo mibonano mpuzabitsina. Akenshi aba bagabo uzasanga ajya kugura umuntu wigurisha, akagenda akishyura, agakora ibyo ashaka byose, nta bintu byo kugira gute byo gutereta, nta bintu byo gushyira mu rukundo, nta bintu byo gusabiriza, nta bintu byo kwinginga, agahita amarira ikibazo aho ngaho. Akenshi noneho niyo agiye gukora iyo mibonano mpuzabitsina bameze nk'uri mutura umuntu ikibazo, n'uburakari bwinshi, n'ingufu nyinshi, n'ibintu byinshi cyane aba afite mu mutwe akabishyira aho ngaho. Hari umugabo ushobora guca inyuma umugore we kuko badakora imibonano mpuzabitsina. Ugasanga yenda umugore yaramwiyimye, umugore ararwaye se, umugore ntashaka ko bakora imibonano mpuzabitsina kuko yamurakariye n'iki, ugasanga uyu mugabo ntashoboye kwihangana agahita ajya guca inyuma uwo bashakanye. Muri uko rero kubana hagati y'abashakanye mukwiriye kuganira, kuki mutaryamana, kuki mudahuza imibonano mpuzabitsina, ni ukubera iki, ni iyihe mpamvu irimo. Niba umugabo n'umugore bagomba kuryamana, bakwiye kuryamana, mukaba mutabiganiraho, mudashaka impamvu cyangwa se mutavugana impamvu mutabikora, hari indi mpamvu. Umwe muri mwebwe hari ukuntu swata ararwaye cyangwa se hari ukuntu ajya kwigenza hanze, hari n'abandi noneho apfiramo agapowa akaguma aho ngaho. Mwari muzi ko hari n'abagabo bahitamo akajya kwimasitiriba, kwikinisha kuko afite ubwoba bwo kujya hanze cyangwa se afite indangagaciro cyangwa yumva ko ataca inyuma umugore we, ariko nanone n'umugore we ntago yemera ko baryamana. Ugasanga ahisemo kwikinisha kandi byari kugira gute, byari gukemuka mu biganiro. Ibiganiro ni ingenzi. Mugabo urashaka umugore wawe, kuki umugore wawe atabishaka, kuki mutabiganiraho ngo mushake uburyo bikemuka. Hari umugabo rero uca inyuma umugore we kuko undi mugore ngo amuha agaciro, amwubaha, amwitaho, amwumva kurenza umugore we. Cyane cyane ahangaha muzabibona mu gihe mu rugo harimo amakimbirane cyangwa harimo agasuzuguro. Ugasanga nubwo bwose mufite amafaranga, umugore ni ikizungerezi, ni bwiza, ariko hari indangagaciro adafite zo kubaha uwo mugabo we, zo kutamwitaho, ibyo bintu byose noneho undi akagira gute, akamuca inyuma. Harimo noneho n'abagabo baca inyuma abagore babo kubera ari ingeso. Umugabo akaba yifitiye ingeso adashobora kwikontorora, nta n'iyindi mpamvu. Ari umukozi akaryamisha, ari ukora isuku akamushyira mu buriri, ari mu kabari aho ageze serivisi yamwemerera agashyiramo, ari uwagura akagura, ari mu kazi akagura, ahantu hose aciye bose akagira gute, agasakuma. Abo bagabo nabo babaho mu buzima busanzwe. Nubwo hano hose turimo tuvuga ngo umugore atakwitaho, atagira gute, ntago ariko abagabo bose bafite abagore batabitaho, batabaha agaciro, batabubaha, ntago ariko bose baca inyuma. Uhitamo kujya guca inyuma nyine nibyo aba yahisemo. Iki kiganiro nagikoze mbajije abagabo, ndababwira se mushobora kumbwira ni iyihe mpamvu ituma mwebwe bagabo mujya muca inyuma abo mwashakanye. Ibi bintu byose rero barimo barabimbwira, ndimo ndabisoma, ariko nkanjye nk'umugore mvugiye abagore bagenzi banjye, nuko akenshi umuntu ujya guca inyuma uwo bashakanye ashaka impamvu, kandi impamvu ya mbere ayishyira kuri nde, ayishyira ku mugore we. Kuko mu bintu byose tumaze kuvuga, wumve ko umugabo ashobora guca inyuma umugore we ngo kuko umugore atakimukurura, atakiyitaho. Aho usanga kubera akazi kenshi usanga umugore atakiyitaho, afite isuku nke, ngo akagira ibiro byinshi, ugasanga ngo umugore yatakaje igikundiro, ngo yatakaje ubwiza umugabo yaje amukurikiyeho. Cya gihe yamushatse, uko yasaga, uko yiyitagaho, uko yari ameze, uko yavugaga, uko yari ateye, byose bigashira, ngo noneho umugabo akabona ko atakiyitaho, yarangiza agahitamo kujya kumuca inyuma. Mu nyumvire namwe, umugore yarakubyariye, akubyariye abana 2, 3, 4, ibiro byariyongereye, ni bakeya bagumana ibiro washakanye nabo, afite inshingano nyinshi zo kwita ku rugo, aho kugira ngo umufashe
aho kugira ngo umube hafi, aho kugira ngo umutere morali, urimo uragira ute, urimo uramubabaza ahubwo umuca inyuma. Hari igihe rero ngo umugabo ashobora guca inyuma umugore we mu rwego rwo kwihimura no kumwishyura. Akaba arimo hano umugore ye hari ibintu atakoze neza, mwarakaranyije, mwavuganye nabi, warangiza ukamuhimisha kumuca inyuma. Mujye mutekereza, uretse guca inyuma uwo mwashakanye ukamubabaza kubera izo mpamvu zose murimo muvuga, ariko ushobora kumuca inyuma noneho ingaruka zikaza kuba nyinshi kurenza uko wabitekerezaga. Utekereze umuciye inyuma kuko atakiyitaho, nta suku. Ugiye aho hanze uhateye inda, ugiye aho hanze se barahagukubitiye, ugiye aho hanze se uwo muntu araguhemukiye, ugiye aho hanze se uhakuye sida uyizanye mu rugo. Ntago wamubabaje gusa, nawe byanze bikunze hari ibindi bintu bizakugeraho. Ibintu byinshi cyane abagabo hano bambwiye byose babishyira ku bagore. Impamvu baca inyuma abagore babo ni ukubera abagore. Ntago bo berekana responsibility yabo, ntago werekana ngo uvuge ngo njyewe nk'umugabo. Uretse umugabo umwe wavuze ati hari igihe ugira ibibazo bikurenze noneho ukumva kujya gutura umujinya undi muntu, apana umugore wawe akamuca inyuma. Uretse we wenyine, abandi bose barimo barabishyira ku mugore. Umugore ntiyakoze iki, umugore nta nkorera ibi n'ibi. Wowe uri shyashya, wowe ibintu byose urabyubahirije ku buryo umugore wawe mu rugo atuje, kuko hari ibyo utuzuza nawe azaguca inyuma. Turakomeje rero, ni iki gishobora gutuma umugabo aca inyuma umugore we? Umugabo ashobora guca inyuma umugore we kuko atakimukunda. Iyo abonye undi akunze kurusha umugore we ashobora kumuca inyuma kandi agakomeza agataha ntasenye. Niyo yataha gake ariko akanyuzamo akaza agataha mu rugo rwe. Hari n'abakomeza gutanga irasiyo n'amafaranga y'ishuri kuri uwo mugore yarasanganywe. Abashakanye rero iyo bamaranye igihe, cyane cyane abafite abana, abafite donc abana babyaranye, abafite imishinga bakoranye, abafite imitungo, ugasanga nta gikunda uwo mugore, ariko kubera inyungu, kubera ibintu byinshi bibahuje, gutandukana burundu ntibiborohera. Donc akaba ari umugabo we afite urugo runaka, ariko ugasanga kubirebana n'imibonano mpuzabitsina nta kintu akivugana n'umugore we, ahubwo asigaye ajya hehe, asigaye ajya hanze. Abangaba nabageze ku mitungo babanye igihe kirekire, ariko harimo n'abandi n'ubundi bagera ku mitungo akavuga ati kugira ngo nzagabane nawe nzajya njya hanze nishimishe ngaruke muri uru rugo. Ugasanga nuko nguko babanyeho, cyane cyane mu gihe turimo tuvuga umugabo, ugasanga umugabo ni ubu buryo abaho, afite umugore we atakivugisha, atagikoraho, ariko akagenda hanze akamuca inyuma agataha. Hari ubwo usanga amuca inyuma n'undi mugore akamera nk'ufite urugo rwa kabiri, cyangwa se akaba afite benshi cyane agenda avangavanga. Urwo ni urundi rugero rw'impamvu umugabo ashobora guca inyuma umugore we. Ariko noneho mu bagabo twaganiriye barambwiye ati hari n'igihe umuntu aba afite ingeso, akaba afite ako kagezo ko gushurashura, ko kwirukanka inyuma y'abakobwa, ariko noneho kuko yashatse umugore we yamufata akitwaza ngo hari ibyo umugore atarakora, hari ibyo umugore watuzuza. Hari n'ikiganiro nigeze gukora cyerekana yuko hari ibintu biri scientifique bishobora kubera mu mutwe w'umuntu agaca inyuma, cyane cyane abagabo. Bavuga ko abagabo ari bo baca inyuma, n'abagore bikora yihishe, wagira ngo abagabo babahaye uruhushya kugira ngo mubikore mwisanzuye. Hari umugabo wigeze kumbwira ati hari n'igihe ukagera urugero, wagiye mu kazi, wagiye ahantu ukabona kaziyo utanabitekereje, ukabona kaziyo umuntu ukabona umuntu donc umugiriye irari, akakwemerera mu buryo bworoshye utabipanze, nta na gahunda wari ufite, ugahita urangiza igikorwa. Nyuma ukaza kwicuza impamvu uciye inyuma umugore wawe ariko utigeze ubipanga. Hari ababikora nyine batabipanze. Murakoze cyane, cyari ikiganiro Barada Vibes. Nawe utubwire niwumva iki kiganiro ni iyihe mpamvu, cyane cyane ndashaka abagabo, ni iyihe mpamvu ishobora gutuma umugabo aca inyuma umugore we. Murakoze cyane, nkurarikire kuza kurikira ikiganiro kizakurikiraho tureba impamvu noneho umugore cyangwa se abagore baca inyuma abagabo babo.